Dutangiranye umugabo hano uri kumwe n'abakobwa babiri, ni mu cyumba, nuko muri ako kanya hahise humvikana ijwi ngo hani amati home, nangwa se mukundwa ndi mu rugo. Muri ako kanya abangaba bari baryamye ahangaha bahise babyuka vuba vuba rwose, batangira gukwirwa imishwaro bashaka kureba ahantu bakwihisha. Umugabo ati ye ko yo mwana we, ati se ndabigenza ne, ati mugiye guhagarara ahangaha ubundi mfate ino shuka nsi nk'ubakingiriza rwose nimunyeganyege cyangwa se ntihagire ikintu muvuga kuko umugore wanjye araje. Muri ako kanya rwose umugore yahise yinjira ati sheri, ati igicamunsi cyiza. Nuko umugabo nawe ati sheri mwiriwe neza. Nuko uno umugore rwose aravuga ati none se mukunzi uri mu biki ko ndi kubona urimo uhagaze aho ngaho n'ishuka, habaye iki ni igiki kiri kujya mbere ahangaha? Nuko n'umugabo aramubwira ati sheri, ati ndimo ndareba ukuntu nahindura amashuka ubundi nkabasha kuba naryama mu yandi mashuka mashyashya. Nuko n'umugore aravuga ati uhindura amashuka kwa yano manwa rwose, ati ntago byumvikana ukuntu waba urimo ushaka guhindura amashuka rwose kwa yano manwa. Ati rwose nibyo ngibyo nibyo ndi gushaka, nubwo bigaragara nkaho bitandukanye ariko njye nibyo nifuzaga. Kumbe umukobwa rwose nangwa se umugore we hano yahise areba hasi abona inkweto za ba bakobwa rwose yahishe. Nuko muri ako kanya ahita abwiraho n'umugabo ati hold on a second, cyangwa se mba wihanganya akanya gatoya, hano hari ikintu gisanzwe rwose cyaba kirimo kirajya mbere, hari ikintu urimo uramisha. Yahise amanura amaboko rwose aho uno mugabo we, nuko muri ako kanya ba bakobwa bahita bagaragara. Nuko umugore rwose aratangara arumirwa aravuga ati I can't believe it, cyangwa se ntabwo nashobora kubyizera, are you cheat on me? Ati ese urimo uranca inyuma hani? Ati rwose ntago nabyizera. Nuko umugabo aratakamba ati oh sheri, ati rwose umbabarire nta kantu gatoya kari kabaye nagasobanura. Ati wagasobanura? Ati rwose nagakosa gatoya sheri, abagabo bose barabikora n'inshuti zanjye zose zirabikora rega. Ati kano ni akantu kari simple, just easy and take it easy. Niko umugabo yavuze mu kuri rwose kwa kundi nyine umunyarwanda avuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Nuko umugore aravuga ati inshuti zawe zose zirabikora, inshuti zawe zose zica inyuma abagore babo. Ati rwose ntago nabyizera. Nuko umugabo rwose bahitamo mufata, bafata ishuka barajugunya ahangaha. Umugore rwose mu burakari bwinshi cyane arajugunya rwose ahangaha, aravuze ati iki gishoka nacyo cyegere hirya. Nuko muri ako kanya umugore rwose ahita afata umugabo we aramuhobera ibintu bidasanzwe, nuko aramuhobera umugabo arumirwa cyane. Nuko n'umugore aravuga ati yes yes, ati yego rwose you are amazing, ati rwose uri agatangaza mukundwa, ati rwose ibingibi nari mbitegereje, ati ibingibi rwose nari mbitegereje. Nuko umugabo aramubwira ati urimo urasobanura iki sheri? Ati rwose uri agatangaza sheri, finally rwose ukoze ikintu kidasanzwe unciye inyuma. Ubundi wahoraga uri umuntu ukora uri miseke igoreye biki n'ibiki, ariko I'm happy for you, ati ndakwishimiye rwose. Nuko umugabo arumirwa ahangaha aravuga ati uranyishimiye kandi naguciye inyuma? Nuko n'umugore aravuga ati yes yego hoya. Nuko umugabo aravuze ati hoya, ati banza wasaze. Ngo hoya ntago nasaze rwose sheri, ati ndi muzima pe, njyewe nkuko nabikubwiye amini nkuko wabivuze, niba inshuti zawe nazo zibikora ndi kumva nta kibazo rwose nawe kuba wabikora, kandi wambwiye ko abagabo bose mubikora cyangwa se inshuti zawe nazo zibikora. Nuko n'umugabo aravuga ati ati rwose sheri nawe rwose wisetsa, ati rero ushobora kuba ufite agastress nangwa se ufite akananiro rwose, akaba ariyo mpamvu utameze neza, akaba ariyo mpamvu rwose umeze nk'umuntu utungwe nangwa se urimo urambwira gutyo, kuko njyewe nekereje ku mutima wanjye siniyumvisha ukuntu umugore we yaba amufashe arimo aramuca inyuma akamubwira ko ari agatangaza. Ati yes sheri, ati rwose
uri mu kuri nangwa se ibyo urimo uravuga ni ukuri. Ati buri gihe mpora mva ku kazi narushye, buri gihe mpora mva ku kazi rwose mfite stress, mfite ibibazo by'akazi naniwe, nkabura umwanya wo kukwitaho, nkabura ukuntu nagufata neza nk'umugabo wanjye, ariko reba wazanye abafasha. Ati abafasha banjye mumeze mute, mumeze mute? Ni kubona umugore yabwiye bano bakobwa bari bari kumwe n'uyu mugabo we, ati mumeze neza abafasha banjye? Ariko abantu rwose hano barumiwe. Ati uyu mugore ati rwose congratulation, rwose mujye munyitirira ku mugabo, umugabo wanjye mumwiteho. Nuko muri ako kanya rwose umugore atangira kumubaza, none se ngo harya mbwira ngo inshuti zawe ngo zose nazo rwose zirabikora ngo zica inyuma abagore bazo? Ati rero amakuru sheri wanjye. Ati rwose yego sheri. Ati nk'uko nabikubwiye arega aba bakobwa ntabwo ari njye wabishakiye. Ati ninde wabagushakiye se? Ati rwose ni Michelle wanshakiye aba bakobwa niwe wampaye pasi. Ati hashize igihe kingana ute se? Niko umugore yabajije umugabo we, ati se haba hashize igihe kingana ute? Nuko umugabo aramubwira ngo a few months ago. Ati rwose hashize agahe gato nangwa se hashize amezi makeya. Nuko umugore aramubwira ngo mbega wowe, ati amezi makeya rwose unca inyuma? Ati rwose ndi kumva ibyo bintu ari agatangaza pe. Umugabo ariko hano yumiwe. Nuko umugore akomeza kumubaza ati none se ninde waba arakurangiye bano bakobwa? Ati yo umuntu aba arandangiye bano bakobwa. Icyo gitekerezo rwose sinzi niba ari uko ntakikubwira. Nuko umugabo aramubwira ati hoya sheri, ariko nyibwirira nta kibazo. Nuko umugabo aramubwira ati urabona Jackson twahuye ndi mu kabari, twari turi kumwe rwose, twagiye gufata akantu ku mugoroba. Nuko abazanye aba bakobwa ngo ni bashiki nako ngo nibaziranye na mushiki we biganye muri kaminuza. Nuko rwose ntangira kuba nateretamo umwe n'aba ngaba bombi mpita mbegukana. Ati ati rwose uragatangaza shiri. Ngo nuko si none Michelle we byaje kugenda gute? Ngo nyine na Michelle nawe yabaga arimo, nabo bajya bahura bakagira ukuntu bigenza, nyine nawe urabyumva. Ati ni ukuvuga ko Michelle rwose na Jackson baba bari kumwe. Ngo none si Scott we? Ati uravuga Scott? Ati Scott we noneho rwose we afite n'abandi, noneho kano kambaye ikanzu y'umutuku ke uko wagira ngo yakagize nk'umugore we rwose. Ati ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe arega sheri. Ati okay ndikumva noneho mumeze neza aho n'inshuti zawe. Ubwo ni ukuvuga ko rwose weho na Jackson na Michelle ndetse rwose n'abandi mugenda rwose muhuza n'abandi bakobwa? Ati yego sheri. Nuko n'umugore ahita amubaza ati none se Matthew we bimeze bite? Ati Matthew we, ati rwose ibyo ngibyo ntabwo wabimuzanamo, nawe urabizi Matthew aba ari mu kazi cyane, ahuze cyane, arimo ngo arashaka amafaranga rwose ngo n'ikintu cyatunga umuryango we. Nuko n'umugore arumirwa ati 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 yego rwose Matthew aba ari aho ngaho ameze nk'idage. Nuko nyine biba bimeze ngo ari mu turimo tw'amaboko, ngo ari mu turimo two mu rugo, ngo iyo atashye ngo aba afite ibintu byinshi byo gukora. Nuko n'umugore aratangara ati okay, ni ukuvuga ko rwose inshuti zawe muba muri kumwe ari Jackson ndetse na Michelle hamwe na Scott. Ati rwose ni izo inshuti zawe? Ati Matthew we noneho we ntabwo abibarizwamo. Ati oya Matthew rwose we ntabwo ajya abibarizwamo, nta bakobwa ajya ajyamo rwose, nawe uramuzi sheri. Ati come on, ati ngwino rwose sheri. Ati Matthew uramuzi ngo abahuze cyane, ari gukora cyane. Ati ibyo ngibyo ngo ntabwo yabibonera umwanya. Umugore yakomeje kumubaza inshuti ze baba rwose bakora ibi bikorwa byo kuba baca inyuma abagore babo. Nuko aravuga ati rwose nibyo ngibyo sheri, and sinzi impamvu ntari kubimbaza rwose sheri, kandi byarangiye ubu ngubu rwose byarangiye. Nuko ubona umugore aravuga ati okay I see rwose ubu ngubu ndabibona impamvu weho na Matthew na Scott ndetse na Jackson muba muhuze buri gihe muhura. Ati niyo mpamvu rwose muba muri gushaka abakobwa. Ati yego rwose niko umugabo yemeye. Ati yego rwose niyo mpamvu. Ati okay, noneho hano ibintu byose wavugaga nakurikodingaga.
kumva umugore yarikodingaga umugabo we. Ibintu byose yavugaga ahangaha umugore yari arimo arafata rikodi. Nuko umugabo muri ako kanya arumirwa ati sheri ibi ngibi ni ibiki? Nuko uno umugore avuga ati rwose ibi ngibi ngiye kuba nabyohereza abagore babo umaze kuvuga, haba umugore wa Matthew, haba umugore wa Scott, haba umugore wa Jackson, rwose mbabwira uburyo ki abagabo babo ndetse hamwe nawe wa mugabo w'ikigoryi muri ibicucu no kunca inyuma no kunca inyuma abandi bagore banyu. Ni gute mwaca inyuma abagore banyu mwasezeranye mukaba mwajya mu ndaya? Umugore kumbe yari arimo arafata umugabo amashusho nako amajwi avuga ukuntu babaca inyuma. Yekoyo we, agafilime kacu nako nuko kagenze. Bantu murajya mwitondera ibyo muvuga. Ciao ciao.